Ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mwakoze subscribe hano kuri Radio Vibe nk'ibisanzwe. Nge nitwa Eric Wacu, banyita Eric Wacu. Tudatinze rero tugiye kubagezaho inkuru yakomeje kuvugwaho cyane cyangwa se giye garukwaho cyane mu binyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda. Reka tuze tuyibare ubashe kuza gusobanukirwa uko byaje kugenda ibijyanye n'iyi mpanuka y'imodoka y'akarere ka Rusizi. Ni imodoka yo mu bwoko bwa pickup rero yavanaga umurambo w'umusore w'imyaka 27 uvuka mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye iwuvanye mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Ese byagenze bite iby'uyu musore kugira ngo aze gupfira mu ntara y'Iburasirazuba kandi avuka mu Bweyeye mu murenge mu karere ka Rusizi? Nibyo tugiye kubabarira kugira ngo umashe kuza kwa mwabisobanukirwa hano kuri Radio Vibe. Yubana natwe cyangwa se udukurikirana, inkuru zose zikugereraho ukugiye kugira ngo bane natwe rero nta kundi no gukora subscription cyangwa se subscribe hano kuri Radio Vibe kugira ngo iyo ngiye kwa uploading ikiganiro gihite kikugeraho cyangwa se kikugereho mu bambere. Niyo mpamvu rero ari byiza gukora subscribe. Reka rero dukomeze rero n'ibijyanye n'iyi nkuru. Uyu musore rero uko bivugwa mu binyamakuru cyangwa se uko ibinyamakuru byagiye bisobanura urupfu rw'uyu musore, ni umusore wapfuye mu ijoro ryo kuwa mbere Mutarama umwaka 2025 cyangwa se ejo bundi kuri Bonane nibwo uyu musore yaje gupfa cyangwa se yaje gutakaza ubuzima. Uyu musore rero kugira ngo apfire mu karere ka Gatsibo kandi avuka mu murenge wa Bweyeye mu karere ka Rusizi, uyu musore yaje gufatirwa mu mujyi wa Kigali cyangwa se yabaga mu mujyi wa Kigali, aza gufatirwa mu mujyi wa Kigali ajyanwa mu bigo ngororamuco cyangwa se transit center, ariko ajyanwa muri transit center yo mu karere ka Gatsibo. Nuko byagenze. Uyu musore rero akimara kugera muri transit center yo mu karere ka Gatsibo yaje kurwara cyangwa se yaje gufatirwamo n'uburwayi aho ngaho yari acumbikiwe mu kigo gishinzwe inzererezi mu karere ka Gatsibo. Yararwaye biza kurangira apfuye ku tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka 2025 apfiriye mu bitaro by'aho ngaho muri Gatsibo. Akarere ka Gatsibo rero kaje gukorana n'akarere ka Rusizi kugira ngo uwo murambo uzabashe kuba wagera hehe, uze kubasha kuba wagera mu karere ka Rusizi aho nyakwigendera avuka mu murenge wa Bweyeye. Nuko byagenze. Akarere ka Rusizi rero kahise kegura imodoka yako ya pickup, barazamuka paka kugera mu karere ka Gatsibo, haba ihererekana ry'uwo murambo cyangwa se ry'umubiri wa nyakwigendera. Nyakwigendera rero nuko byagenze. Nyakwigendera akarere ka Rusizi karamwakiriye, azaherekezwe n'abadaso bagera muri 2 aribo baje baherekeje umurambo wa nyakwigendera. Noneho mu nzira bageze mu karere ka Huye, ubwo hari hafi kugera mu ntara y'Iburengerazuba. Bari mu karere ka Huye habaye ikibazo cyangwa se imodoka yari itwaye umurambo wa nyakwigendera yashatse guca ku ikamyo, nk'uko bivugwa mu itangazamakuru. Yashatse guca ku ikamyo igiye kubisikana n'iyo kamyo, rero nuko yaje gutsakirana na kwasiteri ya Virunga yaturukaga mu ntara y'Iburengerazuba cyangwa se yari iturutse mu mujyi wa Huye. Rero izo modoka zombi ziragongana, zirakupitana cyane kabisa, ku buryo yari impanuka iteye ubwoba cyane. Biza kurangira abadaso bagize ikibazo, umwe agira ikibazo gikomeye cyane ku kaguru, ndetse n'undi nawe bivugwa ko yakomeretse cyane bibabaje cyane ku kuboko kwe, kuko iyo mpanuka yari imeze nabi cyane, yari imeze nabi. Gusa bivugwa ko shoferi wari utwaye imodoka y'akarere ka Rusizi nta kibazo gikanganye yagize cyangwa se nta bibazo bikomeye yagize nk'abo badaso bari baherekeje umurambo wa nyakwigendera. Uko byaje kugenda, nanone habayeho kuvugana ku turere tubiri aho impanuka yabereye, mu karere ka Huye ndetse n'akarere ka Rusizi, kuko akarere ka Rusizi kahise kamenyeshwa ko icyo kibazo kibaye kandi kibereye mu karere ka Huye. Akarere ka Huye kakomeje kugirana imikoranire myiza n'akarere ka Rusizi, bityo akarere ka Rusizi gasaba akarere ka Huye ko kafasha akarere ka Rusizi, bityo umurambo ukagera ku bitaro cyangwa se ukagera mu karere ka Rusizi. Akarere ka Huye kabyemeye
gafata umurambo cyangwa se gafata umurambo wa nyakwigendera karawuzana kawujyana ku bitaro by'akarere ka Rusizi cyangwa se ibitaro bya Gihundwe, bityo nyakwigendera acumbikirwa umurambo wa nyakwigendera bawujyana mu iruhukiro cyangwa se muri morgue y'akarere y'ibitaro bya Gihundwe, aho ni mu karere ka Rusizi. Iyo nkuru nuko byagenze. Abakomerekeye muri iyo mpanuka cyangwa se abakomerekeye muri iyo mpanuka ya kwasiteri ndetse n'iyo modoka ya pikapu y'akarere ka Rusizi bo bahise bajyanwa ku bitaro by'akarere ka Huye cyangwa se ka Butare, niho bahise bajyanwa kugira ngo bakomeze bitabweho bakurikiranwe n'inzego z'ubuvuzi. Nuko byagenze. Twebwe mu itangazamakuru twakomeje kwibaza duti se ni gute imodoka y'akarere isanzwe ikora imirimo isanzwe cyangwa se imirimo y'akarere yindi ijyanwa mu bikorwa byo gutwara umurambo cyangwa se mu bikorwa byo gutwara umurambo cyangwa se muri activite zo gutwara abapfuye. Ese akarere nta modoka yagenewe gutwara ibintu cyangwa se gutwara abantu bagize ibibazo nk'ibyo ngibyo? Nibyo twibaza. Hano ni kuri Real Vibe, twebwe tukubarira inkuru tukakugezaho inkuru nk'uko yagenze. Nk'ibisanzwe njye nitwa Eric wacu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese, mwebwe n'imiryango yanyu mwese. Ntibagirwe gukora subscribe hano kuri Real Vibe.